Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe bene data bakristo bakundwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose ugarutse imbere yanyu n'imbere y'Imana. Data wo mu ijuru naduhabne umugisha. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane rwose. Ndayishimiye. Ni Imana ikura abantu mu bwiza ibashyira mu bundi. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana kubw'iki gitondo. Ni igitondo cyiza, ni igitondo cy'umugisha. Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo twishime, tubwire abantu imirimo y'Imana. Se wagira ngo Imana yakuremeye uyu munsi kugira ngo ubeho gutyo gusa utambuke uryo umwe gusa? Oya, ni ukugira ngo ubwire n'abantu imirimo y'Imana. Abantu b'Imana nabasuhuzaga rero, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza kubana n'Imana, mbifuriza kugira ngo Imana ikomeze ibavane mu bwiza ibashyira mu bundi. Uyu ni umunsi mwiza, ni ukuri ni umunsi mwiza. Kuba wabyutse ugakandagira bikemera, ukavuga bigakunda, ukareba bigakunda, ni ubuntu bw'Imana, ni ubuntu Imana iba yakugiriye, ni ubuntu, ni nehema ya Gorigota. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero nabasuhuzaga, nsuhuza inshuti zacu mwese, inshuti za Philadelphia, nsuhuza abakozi b'Imana dukorana uyu murimo mu itorero rya Philadelphia, abavuga butumwa, abanyamasengesho, baririmbyi mwese, data abaha umugisha. Nsuhuza abakunzi mwese ba Kristo. Imana y'amahoro ikomeze ibishimire. Dufite Imana itari Bayali. Imana yacu ntabwo ari Dagoni, ni Imana ishobora byose, ni Imana ya Eliya na Elisa, ni Imana ikora imirimo ikagaragara. Imana yacu ikora imirimo ikagaragara. Bose nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Rero ndabashuje mwese, ndabashuje. Ariko turi kumwe n'umukozi w'Imana, pasiteri wacu Serugendo Dismas. Reka basuhuze, asengere n'ijambo ry'Imana tugiye kongera kumva. Karibu. Turabashubuje igitondo kiza. Imana ibaho umugisha. Reka tusengere ijambo ry'Uwiteka. Mana urera kandi urakiranuka, tugushimye neza yawe buryo wabanye natwe mu iki cyumweru. Utwemereye umunsi mwiza tubashe kuba imbere yawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo tusenge ijambo ryawe tugiye kuryumva iki gitondo. Mukozi wa umwezo mutunganye, Mwuka Wera manuka mugaragareho, ibyo avuga atari bye ariko bibashe kuyoborwa n'Umwuka. Abaduteza amatwi nabo turabasengeye, reka iri jambo ribagira umumaro. Uwo twirukanye ni Satani, migambi mibi yose turayirukanye mwami. Reka bwiza n'icyubahiro cyawe kibane natwe, ni mu izina rya Yesu tugusabye, amen. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kureba ijambo riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Ni Abami ba kabiri, ibice byaho 4. Ibice 4, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 6. Turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 6. Ariko titre y'ijambo cyangwa se umutwe w'ijambo ravuga ngo kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Gihe cyawe kumva ubaye umunyamumaro, ukagira umumaro mu gihe cyawe. Cyagiye cyahise n'ikigaruka, igihe urimo kizahita haza ikindi, mwanya uhagazemo uzawuvamo haza undi, ntebe wicayeho ntuzahora uyicayeho, hari abandi bazayicaraho. Ubuzima urimo buzahinduka, ntabwo bizahora bityo. Rero icyo gihe urimo ugomba kugira umumaro muri icyo gihe urimo. Kagira umumaro muri icyo gihe uhagazemo, wicayemo, muri ubu buzima urimo. Kuba uri umukristo, kuba waramenye Kristo nk'umwami n'umukiza, ugomba kugira umumaro mu gihe cyawe. Imana itugirire neza. Tugiye gusoma iryo jambo. Reka mushumba dusomere, pasiteri wacu adusomera ahereye ku murongo wa mbere, twumve icyo Imana ishatse kuvugana natwe. Reka tuasome. Mutwe w'iryo jambo riratubwira muri Bibiliya, Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa. Umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa. Aramutakambira ati
mugaragu wawe umugaragu wawe ariwe mugabo wanje yarapfuye kandi uziko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. Ndagira ngo dukurikirane tumenye icyo Imana idushakaho uyu munsi. Ndakwinginze ntugapfe kubaho gutyo, ntukajye mu kintu utazi icyo kivuze, ntukabe mu buzima utazi icyo busobanuye. Jya ugira ubuzima bufite intego. Jya usoma ijambo ry'Imana, jya wumva ijambo ry'Imana ushatse kumva icyo Imana. Rega buriya kumva bitera kumenya. Uyu mugore arahagurutse, aragiye, asanze Elisa, aramutakambiye, aramubwira ati umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye, burya yaje gupfa, ariko yasize umwenda. Ariko ashyiramo akantu avuga ati kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Imana. none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi Imana ngo abagirire imbata ze. Arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Imana itugirire neza. Ndashaka ko dutinda kuri uyu murongo wa mbere. Umugore agize ikibazo. Uyu muntu yagize ikibazo mu buzima bwe bwa gikirisitu, kuko umugabo we ngo ari umugabo umwe mu bahanuzi bahanura mu mwuka w'Uwiteka, bahanurira Imana. Noneho uyu mugore nubwo umugabo we yari umuhanuzi, yari umukozi w'Imana, ariko yaje gupfa. Amara gupfa, apfa yari mu mwenda atabashije kwishyura. Yari ari mu mwenda, yari mu ideni. Hanyuma ngo umugabo apfa afite ideni, yananiwe kwishyura, apfa ari mu kibazo. Ubwo n'uvuga ngo yasize umugore n'abana mu kibazo. Hanyuma rero wa mugore Bibiliya yatubwiye ngo aragenda ajya kurebera Elisa, aramwibutsa, aramubwira ati umugabo wanjye yarapfuye, ariko yapfuye afite ikibazo cy'ideni, kandi urabizi ko umugabo wanjye yubahaga Imana, ariko yasize ideni. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Murongo wa kabiri. Elisa aramubaza ati none se nkugirire nde? Mbwira niba ari icyo ufite imuhira. None se nkugirire nte madamu? Mbwira niba ari ikintu ufite mu rugo. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Tukomeze. Yego. Murongo wa gatatu. Yego. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Utwo tuvuta utunyanyagize muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Gatanu. Nuko amusigaho
yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. 6. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura. Abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Nari nababwiye ngo nari navuze ngo kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Nukuri jya ugerageza mu mbaraga nke zawe ufite, jya ugerageza mu bushobozi bukeya Imana yaguhaye, jya ugerageza ukura uko ugira umumaro. Imana izabikwibukira. Izaba ingingo ikurengera. Birakwiye ko wagira ikintu kizakurengera ku munsi w'amakuba n'ibyago. Dawidi yigeze asenga iryo sengesho aravuga ngo Uwiteka kwibuke ku munsi w'ibyago n'amakuba, ngo akohereze gutabarwa guturuka i Siyoni, ngo yibuke amaturo watuye mu nzu y'Imana. Yibuke amaturo watuye mu rusengero. Muragira ngo ibyo dukoze ntitubigororerwa. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Nukuri kwihoraho, nubiba amasaka uzasarura amasaka, nubiba ibishyimbo nibyo uzagarura, ibyo uzabiba nibyo uzasarura. Kugira umumaro mu gihe cyawe ukagira umumaro, ukaba umunyamumaro. Nawe se n'umudugudu utuyemo ntibanakuzi, baravuga umuganda ntunajyayo. Ubwo ukagira ngo Yesu yigeze avuga ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana mu bihe Imana. Ntukora umuganda, ntutanga iyo musanzu w'irondo, ntiwishyura ibishingwe, ntujya mu masengesho. Ariko ubundi ibyo nibyo niyo utabikora n'amasengesho ntuyajya. N'iby'Imana ntiwabishobora, n'ibya Kayizari utabishoboye. Ntibishoboka. Byo ntibishoboka, ni ibintu bisa, ni ibintu bingana. Ntabwo wambwira ngo waba utishyuye irondo ngo hanyuma utange icya 10. Ntabwo bishoboka, ibyo ntibishoboka. Byo ntabwo bishoboka. Ariko byari bikwiye ko ugira umumaro mu gihe cyawe. Ntabwo bishoboka, byo ntabwo bishoboka. Ntabwo wambwira ngo waba utagirira neza mwene so muturanye, ngo ugirire mwene so mu nzu y'Imana. Ntabwo bishoboka. Ngo waba udafasha muturanyi wawe mwegeranye mu marembo, umumenaho amazi, umurundaho ibishingwe, ngo nugera mu rusengero uhagira imirimo myiza. Ntabwo bishoboka. Ibyo ntibishoboka. Ahubwo ikikurimo nicyo kigaragara. Rero wari ukwiriye kwisubiraho ukagira umumaro mu gihe cyawe, ukaba umunyamumaro. Mu gihe cyawe ukaba umunyamumaro. Mwene data mu Kristo mukundwa, igihe gihise ntikigaruka. Igihe cyawe ni iki ngiki urimo n'uyu munsi. Se wibaza ngo Imana yazakwibukira kuki? Niki wayibwira? Niki? Ariko uyu mugore araje aravuga ngo kandi umugabo wanjye yubahaga Imana. Elisa, ubitekereze ubyibuke ko yubahaga Imana. Bivuga ngo hari abandi babaga mu nzu y'Imana ariko batayubaha. Hari abandi bahanuzi batubahaga Imana, bakoraga ibyabo ariko manda yabo nabo igibaho ikanarangira. Nukuvuga ngo rero ukwiriye kugira umumaro mu gihe cyawe mu Kristo. Urashaka kubana n'Imana, urashaka kugira izina ryiza rizima, no kugira umumaro mu gihe cyawe. Hanyuma umugore nubwo yarahuye, nubwo umugabo yari yaramusize mu kibazo, ariko yari yarakimusizemwo, yarubashye Imana.
urabizi niwubaha Imana nugira umumaro niyo uzaba utagihari iyo mirimo izakora iyo mirimo izavuga iyo mirimo izafasha buzasiga. Elisa agize atya aramubaza ati se ko mbyumvise mada uragira ngo ugire nte? Ati surangira ute ko bagiye kuntwarira abana banjye bakabagira imbata ntacyo kwishyura ngira, ariko nagira ngo nkwibutse ko umugabo wanjye nubwo yapfuye ariko akadusiga mu kibazo yubahaga Imana. Niwubaha Imana izaba ingingo yo kukurengera. Niwubaha Imana izaba ingingo yo kukurengera. Byari bikwiriye. Urumva ikintu cyarengeye umudamu kigatuma umwenda wishyurwa umugabo atakiriho nuko umugabo we ngo yubahaga Imana. Niwubaha Imana bizagutambutsa ku munsi mubi. Niwubaha Imana bizagucira inzira aho zitari. Niwubaha Imana bizakugeza utakabaye ugera. Niwubaha Imana uzaba utaruzi ko waba we. Niwubaha Imana uzaba wifuza kuba we. Niwubaha Imana. Icyo ni kimwe. Kugira umumaro nabyo ni ikindi. Elisa agira umumaro, arengera umupfakazi, amukura mu kibazo, abwira Imana ati Imana uyu mupfakazi nubwo yapfakaye ariko umugabo we yarubahaga, yaragukoreraga, nta muntu yagiriye nabi, nta magambo mabi yamuvaga mu kanwa, yari umuntu wawe, yari umuntu kubaha, yari umuntu gutinya, yari umuntu ukora ibyiza. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo Imana imanura imbaraga zayo, itanga ubufasha. Bibiliya yatubwiye ngo aramubwiye ngo ufite iki? Ati nta kintu ufite uretse uturanguzwa tw'amavuta, ariko utwo tuntu usigaranye two dufaranga duke, ako gaseta gasigaye aho uwo munyu, itwo tuntu two dusengesho Imana yadusukaho amavuta. Nubwo ubona bikukakaye ukabona utakibasha gusenga, ariko ndashaka kukubwira ngo uyu munsi Imana yakugaruka ikongera ikaguha ibihe, ikaguha imbaraga zo gukandagira inzoka na sikoropiyo, ikaguha imbaraga zo kurwanya ibikurwanya, ikaguha imbaraga zo gutsinda uwo murozi, ikaguha imbaraga zo kuba hejuru y'ibikurwanya n'ibikujungutira, ikaguha imbaraga. Enebota ya sikarabone. Imana yacu, Imana ishobora byose, irengera uyu mupfakazi. Kubera iki? Kubera kubaha Imana k'umugabo we. Bibiliya yatubwiye ngo aragenda Imana imugirira neza kubera ko umugabo we yubahaga Imana. Turasoma muri ibyo bice bine, ntuve muri icyo gitabo, ibyo bice bine by'abami. Tujye gusoma umurongo wa 8 turebe nanone imbaraga, ubuntu, turebe kuntu kugira umumaro mu gihe cyawe. Turebe ku murongo waho wa 8. Iby'umugore w'Ishunemu. Bukeye Elisa arahaguruka ajya Shunemu. Bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu. Hariyo umugore w'umukire aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Yabonye Elisa aramuhata, aramubwira ati waje iwanjye ugafungura. Elisa ari ku rugendo, ari mu murimo w'Imana. Nuko uhereye ubwo iyo yanyuraga hose yajyagayo gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo uhora utunyura ari umuntu wera w'Imana. Reka twumvikane. Bibiliya yavuze ngo umugore
Bibiliya iravuga ngo umugore w'umushunemukazi yabonye Elisa, arareba abona ko ari umuntu w'Imana, kandi uwo mugore w'umushunemukazi ngo yari umukire, yari umutunzi, yari umuntu ufite ibintu, yari umuntu w'umukire, ufite amazu, ufite imirima, ufite ubutunzi, yari umukire. Bibiliya yivuze ikintu kiba ari ukuri. Bwa bukire bwe rero habona umuntu hari atari kuri muntu n'umuntu w'Imana, reka azajya iwanjye nanjye mufungurire mutekera rye akaraba aruhuke. Ngo aramuhata, aramwinginga. Elisa aremera, avuga ati ewe, abwira Gehazi ati tunyureyo tugende, dore uyu mugore yaduhase. Baragenda, ngo bageze iwe barafungura. None umurongo wa 8, umurongo wa 9. wa 9. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora utunyuraho, ari umuntu wera w'Imana, none ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, muri etaje, tumushiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azajya aza kudusura ajye acumbikamo. Noneho ubwo umugore yaramwitegereje, yitegereza Elisa, atari ku umuntu, ni umuntu w'Imana. Iminsi namuhase kuzi wanjye nkamugaburira karuhuka, ndabona nta mugayo umurimo. Hari umuntu urara iwawe yavugaga Imana, ariko ugasanga ibyo yavugaga bitamurimo. Uba wisibira amayira, jya ukorera Imana neza, jya wubaha Imana. None iyo utangiye kuyikorera ushyiramo amanyanga, uba wisibira amayira. N'ukuri utekinika by'Imana, niba bitekinika ngo bikunde, ariko iyo ukorera Imana neza, hari igihe kigera ikikurimo kikamenyekana ko ari ikintu kizima. Elisa yarahagiye akajya hacuraha akaruhuka. Cyo umugabo rero aravuga ati ariko mutware wanjye uriya mugabo ndabona ari umuntu wera w'Imana. Uyu mugabo mu minsi amazaha ahanyura aruhuka, tumugaburira, afungura, arya, akanywa, akigendera akajya mu murimo w'Imana, nta kibazo. Ndabona ntari umuntu, ahubwo tumwubakira kumba hejuru, tumushyiremo igitereko cy'itabaza n'ameza, tumusasire. Uko azajya aza ajya yiruhukira, nta kibazo rwose. Tumubohore, nta n'impamvu yo gutambuka ajya mu byumba, tumuhe icyumba cye. Yego. 11 murongo wa 11. Yego. Ariho ubwo yaje, bamucumbikira muri ako kumba. Bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara, aramwitaba, amuhagarara imbere, abwira umugaragu we mubwire uti, mubwira uti, dore ineza watugiriye yose. Ati mubwire uti, dore ineza watugiriye yose. Mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami? Cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati oya. Umugore ati oya, nibera mu bacu. Ibyo byo kumenyekana ku mwami no ku mukuru w'ingabo rwose nibera mu bacu, nta kibazo. Elisa ati twamugirira dute? Abaza wa mugaragu we bagendanaga witwaga Gehazi ati umugore ko yanze kwamamara ngo mumenyekanishe, tumukorere iki? Gehazi aramusubiza ati, aramubwira ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira.
Gehazi aramusubiza ati cyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we nabonye ashaje. aramubwira ati muhamagare. amaze kumuhamagara aritaba ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati oya databuja. Wa mugore yikubitira agatwenge ati oya databuja. Umuntu w'Imana we. Oya databuja, muntu w'Imana we. Wibeshya umuja wawe. Hanyuma umugore arasama. Igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nguko Elisa yamubwiye. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Amen. Igihe kigeze umugore arasama, hanyuma abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yari yabivuze. Ibintu Imana ivuga birahari. Kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Iby'Imana ikubwiye birasohora. Rero bugewe ntangazwa n'abantu bishyuza Imana. Imana imbabarire gucumuzwa n'amasezerano. Imana yari yambwiye gutya na gutya. Nyamara wajya kureba ugasanga aherukana nayo kibimubwira. Ugasanga aheruka mu nzu y'Imana ikimubwira. Nta murimo mwiza agira, nta bikorwa byiza agira, nta bwitange agira imbere y'Imana. Iby'Imana ni magirirane. Ikubwira usi umugore mushunaye mu kazi yataza guhata Elisa ngo agiwe, hanyuma yamara kuhagera yabona Elisa ari umuntu w'Imana, yataza kumwubakira akazi ko hejuru, yataza gushyashyana ngo ajye mugaburira, hanyuma ngo bakarabe ibirenge haruhukire. Elisa yumva amerewe neza, asome Bibiliya atuje, arebe ijambo ry'Imana atuje. Urabagira ngo aya magambo yari guhura nayo. Kugira umumaro mu gihe cyawe. Uragira ngo uyu mugore mushunaye mu kazi wari umaze kubasa nk'ukuze, yarangato ya mukozi w'Imana wikwirirwa uvunika. Ibyo byo byihorere, ibyo byo rwose byikuvuna, iby'umwana byo rwose byikwirirwa bikuvuna. Ubu hari ibintu washyizeho akadomo, ariko siko Imana ibibona. Imana iravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Wowe rero shitani arakubwira ngo ibintu ukibibonye, ibi ntiwabigeramwo. Oya, bumunyamumaro gusa, ugira umumaro, ukunda Imana n'abantu bayo, hanyuma ukorera Imana, utungane, wubaha Imana. Ni wubaha Imana uzaba wubashye n'abantu b'Imana. Wubaha Imana, ibindi zabyikorera. We wubaha Imana gusa. Kubaha Imana ngo birayinezeza. Ndagira ngo tugusengera Imana. Ariko urabona igihe uhagazemo, urabona ngo naba umunyamumaro nte ntagira amafaranga, naba umunyamumaro nte se ko nta kazi ngira. Ndakubwiza ukuri, kazi kawe ntacyo gapfana n'Imana. Ubaha Imana gusa. Navuze ntubari n'umuntu utajya no mu muganda, hari n'umuntu udatanga nirondo, hari n'umuntu utishyura n'ibishingwe ya mirimo yose. Suragira ngo niba ufitanye n'ikibazo na mudugudu, uragira ngo Imana yo ntimuzakigirana. Ntukajye usuzugura imirimo yose. Uyu muntu w'umunyamumaro ahera mu mudugudu atuyemo, ahera aho atuye, ahera mu bo babana mu rugo, ahera mu bo basengana. Ndakubwiza ukuri, Imana ikaguhera umugisha muri ibyo bito byoroheje, kandi warangiza data akakugirira neza. Ndakubwiza ukuri, uyu mushunaye mu kazi ngo igihe kigeze asama inda, abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yari yabivuze. Kuba umunyamumaro, ndagira ngo tugusengere Imana. Uyu mugore ava mu kibazo umugabo yari yaramusizemo, ava mu ideni, ava muri kredi, ava mu bibazo bikomeye. Erada ya serebote kana yasika.
kubera iki umugabo we yubahaga Imana haravuga atari koko ubantwarira abana bajya kuba incungu bajya gukorera ari amadeni babimbata kugeza mu buzima bwabo bwose ngo kandi bashaka kubajyana bombi ariko aravuga ati ko umugabo wanjye yubahaga Imana ubu nta kintu najya kuvuga ubu ko umugabo wanjye yubahaga Imana ubu ntacyo nagera imbere y'Imana nyibwira ntacyo nabwira Elisa akajya kumvugira imbere ya data ko umugabo wanjye yayubahaga cyo byonyine byabaye ingingo yo kurengera uwo mugore. Imana itugirire neza. Tibuka igihe kimwe Bibiliya itubwira kwitwa Hezekiya ngo yararwaye, Bibiliya ivuga ko yarwaye ikirashi ngo kiramurembye aba mu buriri ananirwa guhagurukamo ngo amara igihe ku gitanda cy'uburwayi yararembye. Bukeye ngo Imana yohereza umuhanuzi iramubwira ngo genda Isaya ajya kubwira Hezekiya ko atazakirira ndwara. Genda rwose umubwire ahubwo atunganye iby'urugo rwe buri byose abikire kuri gahunda kuko uriya ndwara ntabwo azayikira niryo gare rye. Ngo ariko Hezekiya ngo yibutse Imana ngo ayibwira ngo Mana wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri n'umutima utunganye. Akubwo mwaretse tugatunganira Imana tukayubaha tukubaha Imana, mwaretse tukareka kwigira abanyamugirya nino. Kasanga buhari n'abantu baba bari ku misozi umunsi w'umuganda ndakubwiza ukuri byumve ndabizi ko mama ufite n'udutelefone ibyo bintu mukora buri kwivuna nta nyungu irimo. Musi umuganda ugasanga abantu nibwo ba professor bagiye mu misozi bagiye guhura bagasenga ubwo suragira ngo iryo sengesho Imana yanaryemera. Hakuye umugore avuga ati umugabo wanjye yubahaga Imana, wubaha Imana wubaha n'abantu. Reka rero dusenge Imana, reka dusenge Imana. Umutura hari ikibazo urimo Imana yakigukuramo. Uyu mugore ntabwo yarazi ko yava mu mwenda, ntabwo yarazi ko Imana yatubura dukera afite. Uyu mushune mu kazi nubwo yari umukire ariko nta mwana yagiraga, ntabwo yarazi ko yabyara. Ibintu utazi rero, ibintu udatekereza, ibintu utabonera inzira, Imana irabishoboye. Ibintu wumva ko bidashoboka, Imana irabishoboye. Ahubwo ubaha Imana ugira umumaro mu gihe cyawe. Tugiye gusenga, tugiye gusengera uyu muntu umeze nka muzunga, nta rufatiro, nta nuwamenya kusenga, nta nuwamenya kuri umukristo, nta nuwakomanga aho munsi y'urugo bari gukorera umuganda ngo vuga tereka nywa amazi hariya ntawe wayaha. Ahubwo urakinga ugashyiramo ingufu ugakaza ugafata Bibiliya uri kuvunika cyane, uri kwivuna. Imana ni ibintu byoroshye by'urukundo by'umunezero gusa. Imana ikorera mu bumwe mu rukundo, himuntu tuntu tworoshye nitwa Imana. Intwaro z'Imana ntago zikomeye. Muribuka intwaro Imana yakoresheje kugira ngo Abisirayeli bave muri Egiputa. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye cyane, ni urukundo, ni amahoro, ni ubumwe. Ntabwo ari ukwiyica ngo wikatagure wurira imisozi, wurira igiti kidafite n'amashami ukandagiraho wivuture hasi. Oya, wikorera amabuye, wikorera amatafari ngo uri kusenga uyazamukana umusozi, uzamuka urutare wanabirinduka ugasaduka. Ariko kubaha Imana byonyine byagutabara. Kubaha Imana kugira umumaro. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana, reka pasiteri abasengere asenga Imana. Imana ibashoboze mugira umumaro, mwubaha Imana, mukorera Imana, mube mu byayo, mwiyoroshye, kwikomeza ntabwo ibyo bizana umugisha n'amahoro, ahubwo koroha nibyo bizana umugisha n'amahoro. Imana y'amahoro ibagirire neza. Uyu muntu urwaye amaso yamukize, uyu muntu urwaye amaso rwose data yakunyeretse, Imana igukiza aya maso yombi. Imana ibagirire neza. Abarwaye bari kwa muganga barukena baremerewe data bagirire neza. Reka pasiteri abasengere. Turagushimye Mana nyiri cyubahiro, urakoze kubw'ijambo ryawe tumaze kuryakira. Tubanje gusaba kweza no kutubabarira kuko tutita kuba munyamumaro. Hari abantu benshi barabanyamumaro mu gihe gishize ariko ubu baretse inzira yo gukora ibyiza. Niyo mpamvu tusabye imbabazi, ukomeze tena weza bahamagawe, weza itoro ryawe, weza bavuga izina ryawe Mwami, utushoboje kandi udukomeze tubashe kugira abanyamumaro, tube banyamumaro.
abakiri mu mwijima wa Satani nabo turabasenga Imana babohore bahagakiza amavi yose gupfukamire. Abasubiye nyuma mu byawo bagarure kuko ari we Mana. Tunganya itorero, tunganya abashumba, tunganya abakozi bawe bakora bafite inshingano ku murimo, tubashe gukora umurimo wawe tugaragara nk'abanyamumaro, tubashe kuba abantu bubaha Imana. Twigisha ibyawe mu buryo bw'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Migambi yose ya Satani kubw'itorero, ibyiyoberanya mu itorero, byishushanya mu itorero, turabyirukanye mwami. Ndege ngeya ziri ku bantu, utufashe tushoboje. Abarwayi bari kwa muganga bakize, abarwayi barwariye mu mazu yabo bakize nabo, ababona ko bibazo bibakomereye Mana ni wowe gisubizo. Rengera ababyeyi batwitse, fasha rubyiruko muri vacances, arabahungu arabakobwa barindi bibi ariko bahagakiza bagendane nawe nguko bikwiriye. Tusenge igihugu cyacu tukisabira amahoro. Iri zuba turarisenge mwami ni wowe tegeka kirere, ari buryo wahindura bushuwe tukabasha kubona umucyo mwiza. Dusenge abayobozi bayobora igihugu ubafashe bashoboje, abayobozi bayobora amatorero n'amadini ubafashe bashoboje. Icyo twirukanye ni migambi y'umwanzi Satani. Reka ijambo ryawe rikomere ku mitima yacu, kandi buri muntu wese uwumvise iri jambo umuhe guhinduka abe munyamumaro. Mukozi wawe mushoboje umwongerete n'amavuta. Urakoze, isi yose turayisengeye. Gendera abumva ijambo ryawe, ubagirire neza, ubigishe cyangwa ubashoboje kuba abanyamumaro, kuko ari umunsi umwe mirimo myiza irengera umuntu. Mana urakoze, tugusabye twizeye kubw'izina rya Yesu, amen. Amen. Imana imuhe umugisha. Reka tubahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 0788 50 98 944 0788 50 98 944 na 0722 74 34 93 rimwe 0722 74 34 93 rimwe.